aka kanya nkubwiye ngo inyubako zose ubona ku isi zirenze cyangwa se zitangaje mu buryo zubatsemo, cyangwa se ukareba amagorofa, yaba imodoka, yaba ibikoresho bya muzika, cyangwa se n'ibindi bikoresho byinshi bitandukanye bisabwa kubakirwa mu nganda, nkubwiye ati byaturutse ku gitekerezo kivuga ngo ufashe akarongo gahagaze agatambitse n'akandi kaberamye utwo turongo kadufatanya, byabyara ibyo bintu nkubwiye. Ushobora kuba utabyemera, gusa koko ni ukuri. Ibi ngibi uraza kemera yuko ari ukuri niwumva umugabo bita Pythagore. Uyu ni umwe mu bagabo isi yose izi, wowe utamuzi aka niko kanya nawe ngo umenye yuko izo nyubako ubona zirenze. Icyo kintu cyose uzi kiba cyarakorewe mu ruganda ari umugabo gikeshwa, ahandi wabyumvira nta handi ni hano. Gusa umugabo Pythagore benshi bakunda kuvuga yuko ngo yafashije n'Imana kurema isi, kuko nyuma yuko Imana itumye isi baho, ibyabaye ku isi yose bikeshwa uyu mugabo. Kuba byonyine tuzi ngo isi ni ikibumbe, cyangwa se ngo isi imeze nk'igi, twumva ngo irazenguruka, ngo yakizenguruka ubwawe mwaka ukaba urarangiye, ngo kandi yazenguruka izuba ngo umunsi ukaba urije. Ibi byose ni ibitekerezo by'uyu mugabo. Uyu mugabo ni bwoko ki watumye amateka y'isi abasha kumenyekana gutya? Uyu mugabo ni bwoko ki watumye icyo tuzi nk'umunara ukaba uriho ku iki gihe? Uyu ni umugabo bwoko ki watumye ku iki gihe ibyo tuzi nk'ama etaje cyangwa se imashini zose tubona zirenze zibaho ku iki gihe? Byaturutse mu bitekerezo bye. Ikiganiro cy'iremye byimbitse ngushimira kubukurikira. Uyu muyoboro wa YouTube channel yanjye ni isoko uvomaho ubumenyi bwose wabuze ahandi. Ikirenze kuri ibyo uracyumva nukomeza kubyumva. Gusa ikirenga kwibi n'ubundi nanone, uyu ni umugabo wagiye agashinga ishuri ritigeze rikoresha ikibaho na rimwe, cyangwa se ngo gikoreshe ikoranabuhanga na rimwe, ahubwo bavugaga mu magambo gusa. Ngo umunyeshuri wize mu iri shuri ryiwe yari ategetswe kubanza kumara imyaka 5 yiwe ya mbere ataravuga ijambo na rimwe. Ibi ngibi by'ishuri ryiwe byo ndabivuga mu cyegeranyo cy'igice cya 2. Usabwa nacyo kuza kucyumva kugira ngo unyurwe, ndetse umenye yuko n'amashuri ya kaminuza ku iki gihe yaturutse ku iyo mvano. Nge ndi Honore, katuvuga ko uyu mugabo Pythagore. Niba warigeze wiga cyangwa se ukaba ufite umwana wumva ngo yarize, ntabwo bwaba ari ubwa mbere wumvisha icyo bita urukiramende. Ibi ngibi byose bikeshwa uyu mugabo. Uyu mugabo niwe watekerezaga kuri urwo rwego. Asaga mu kinyejana cya 6 mbere ya Yesu Kristo, aho igihugu cy'Ubugereki cyari gitangiye kugenda gitera imbere bitewe n'abahanga benshi cyari gifite mu bumenyi bw'icyo gihe ndetse n'ibitekerezo. Icyo gihe no haje kuvukira izina nka Thales, Platon, Aristote ndetse n'undi mugabo bita Socrate. Aba bose no baje gufasha isi yo tubona ku iki gihe kugira ngo itere imbere mu by'ubwenge. Gusa mw'ibyo bihe no haje guhita havuka izina ry'umugabo bita Pythagore. Uyu ni umwe mu bantu b'ingenzi mu mateka y'isi yose hora yibuka. Abagira icyo bari bizera ko umuntu ushoboye gutekereza neza ari ushobora gusobanukirwa iby'isi, kandi ibyo byatumye Pythagore ari umwe mu bantu b'ishingiro rya filozofiya ku iki gihe tubona. Uyu mugabo Pythagore, izina ryiwe nk'uko wabyumvise yitwaga Pythagore. Uyu ni umugabo wavukiye ku kirwa cya Samos mu gihugu cy'Ubugereki. Uyu nguyu yaje kuvuka hafi mu mwaka 570 mbere ya Yesu Kristo. Gusa yaje gupfa nyuma y'imyaka myinshi mu mwaka 495 mbere ya Yesu Kristo. N'ubundi kuba wumvishe imyaka yaragabanutse, ibishatse kuvuga yuko mbere babaraga bava ku mwaka munini bajya ku mutoya, bitandukanye n'iki gihe. Se uyu mwana yitwaga Mnesacros, yari umucuruzi w'icyo gihe, gusa nyina bamwitaga Pythias. Uyu yakomokaga na waho nk'uko umwana yahavukaga Samos. Pythagore yaje gukurikira umuryango wiwe, akunda kugira ubumenyi. Akiri muto yerekeje mu Misiri ndetse no mu gihugu cy'i Babuloni ku icyo gihe, ajya kwiga y'imibare.
yiga ubumenyi bw'inyenyeri n'imigenzereze y'iyobokamana kuri icyo gihe. Yaje kugaruka mu Bugereki nyuma y'igihe kinini, yimukira aho bita Croton mu gihugu cy'Ubutaliyani bwa kera. Yaje kuhashinga ishuri ryiwe ryamenyekanye cyane mu mateka y'isi. Gusa mu byamenyekanye ku iryo shuri ryiwe kandi bikaba binazwi bw'iki gihe nicyo bita Pythagore's Theorem cyangwa Theorem de Pythagore. Ibi ngibi yaje kugaragaza yuko ngo mu rukiramende rugororotse aricyo bita ngo right triangle cyangwa se right rectangle, ngo impande zose zifitanye isano. Aho yagaragaza ngo afashe uruhande rumwe akarwita A, urundi akarwita B, urundi akarwita C, ngo uruhande rwitwa A ngo rwikubye inshuro ebyiri, ndetse n'urundi twiseba rwikubye inshuro ebyiri, ngo izo mpande zombi tukaziteranya ngo zaza kungana n'urundi ruhande yisese ari rwo ruhande rurerure, ngo narwo rwikubye inshuro ebyiri. Urwo ruhande rurerure ari narwo yaje kwita ngo ni hypotenuse cyangwa hypotenuse. Gusa nyuma y'icyo gihe ibintu byose ndetse n'imibare guhera icyo gihe byashingiye kuri we, cyane cyane ku iki gihe nk'icyo tuzi bita geometry, cyane cyane ikunze gukoreshwa mu bwubatsi nk'uko nabivuze. Gusa mu iryo shuri ryiwe yakomeje afite amahame menshi, aho yavugaga ngo ibintu byose ni imibare. Ibi byajaga gusobanura yuko ngo isi yose ifitanye isano n'imibare, haba umuziki ndetse n'inyenyeri n'ibyamamare byose bikoramo mu buryo bwa gihamya ndetse na gihanga ngo bishingiye ku mibare. Iyi filozofiya yatumye isi yose isobanukirwa ko imibare ari ururimi rw'ubumenyi. Gusa isi nayo ubwayo afite ibyo yayivuzeho, aho yavuze ngo isi ni impinduramatembera. Yari umwe mu ba mbere bavuze yuko isi ngo ari uruziga ruzunguruka ku zuba. Ibi nta wundi wari warigeze abivuga mbere ziwe. Kandi yavuze yuko ngo umuziki w'ibyaremwe, yaje kuvuga ngo habaho umuziki w'ibyaremwe, aho yahamyaga neza yuko ngo inyenyeri n'imibumbe byose bitanga amajwi y'ubwuzuzanye, ari byaje kwita ngo harmonie. Gusa nanone yavuze ngo roho y'umuntu ihinduranya imibiri, aho yizeraga yuko ngo roho idapfa ahubwo ihinduranya imibiri, ari byo bita reincarnation. Ariyo mpamvu ngo yakundaga kwita cyane cyane ku nyamaswa, akumva yuko ngo nta muntu ugomba kwica ikindi kinyabuzima, aho yamenyaga neza yuko ngo roho y'umuntu wapfuye ishobora kugenda ikazavukira nko mu nka cyangwa se mu ntare. Gusa nyuma y'ibyo byose n'ubundi mu ishuri ryiwe yigishagamo ibintu byinshi cyane cyane by'imyitwarire, aho Pythagoras yigishaga yuko ngo imyitwarire myiza igomba kubaho mu gihe umuntu buri gihe ahoraho ari mukuri, aba mu mahoro ndetse abaho no mu ituze. Kandi ikindi nanone yagombaga ngo kwirinda kwica inyamaswa ndetse no kubabaza ibindi biremwa byose. Si ibyo gusa n'ubundi yavugaga yuko guharanira uburinganire ndetse n'ubutabera ari ingenzi. Uyu bivugwa yuko nanone bamwe mu bagabo batangije ikintu bita gender balance, aho yumvaga yuko ubwuzuzanye hagati y'umugabo n'umugore, hagati y'umukobwa n'umuhungu ari ingenzi. Ubu rero mw'iyi minsi turaririmba kandi turamukesha byinshi, aho ubwubatsi tubona ko iki gihe burenze buturuka ku ihame ryiwe ryitwa Pythagore's Theorem. Gusa muri science naho yaje gutangiza uburyo bwo gukoresha imibare mu gusobanura ibiremwa. No muri filozofiya naho yabaye umwe mu bagize uruhare gushinga filozofiya ngo ishingiye ku kuri ndetse n'ubwenge, ariyo bita rationalism. Gusa mu buzima bw'uyu mugabo n'ubundi yigishije indangagaciro z'ituze, amahoro ndetse n'ubwenge. Abahanga nka Platon, Aristote, Copernic, Kepler ndetse n'uwo bita Einstein bose bavuze yuko Pythagoras yabaye isoko y'ibitekerezo byabo. Nge ndi Honore, ikiganiro cyo n'umunyabyimbitse gushimira ko ubukurikira kuba ugeze ku musozo w'iki gice cya mbere. Icya kabiri ntabwo kiri bukunanire,
katuze tuvuge ku mateka y'uyu mugabo uburyo yashinze ishuri agashyiraho itegeko y'uko umwana uje kuryigamo agomba kubanza akamara imyaka 5 ataravuga n'ijambo na rimwe.